Turabasuje abadukurikiye kuri K Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu dukunda, mumaze gukunda muri benshi, tunabashimira komantere mugenda muduha. Uwiteka mwese abahire. Ni ikiganiro dukunda kwita Tinyuka Wige Bibiliya, ni ikiganiro cyacu tumenyereye kuri iryo zina rya Tinyuka Wige Bibiliya. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Emmanuel Nsenga, no kuri kamera murahabona mwene data Nyamfura Eric. Yego. Uyu munsi mbere yuko tuvugana ku nsanganyamatsiko turi buganireho, munyobere tubanze dusenge. Turagushimira Data twese mu ijuru, tugushimira ubuntu bwose tugira uko buje n'uko bukeye, turi abanyabyaha, izina ryawe nirihimbazwe. Turakwiriye kugira ngo bane natwe mu kiganiro tugiye kwiga mu ijambo ryawe, turakwiriye kugira ngo umwuka wawe wera adufashe kudusobanurira twebwe hamwe n'abadukurikiye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Mwene data, tumaze iminsi turi kwigana amateka ya Bibiliya, twagiye tubona byinshi ku isezerano rya kera. Twabonye ibitabo bitandukanye bya Bibiliya, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, Bibiliya y'Abayehova, ariko yo buriya yitwa ngo iki? Nayo yitwa Bibiliya. Nayo ni Bibiliya. Niko handitseho. Handitseho Bibiliya gusa. Yego. Twanabonye na Bibiliya ijambo ry'Imana. Isezerano rya kera twagiye tubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukaniraho. Tubona noneho Bibiliya ntagatifu yo ufite umwihariko w'ibitabo, yuko ufite ibindi bitabo byinshi birenga kuri izo Bibiliya zindi. Uyu munsi rero ntago turi bukomereze kuri iyo Bibiliya, ku isezerano rya kera, ahubwo ndagira ngo udufashe noneho utubwire noneho ku isezerano rishya. Isezerano rishya ryo rihagaze rite? Ese ho hari itandukaniro ririmo, bimeze biti? Oya, isezerano rishya ryo byaba ibiri mu gitabo cya Bibiliya ntagatifu y'Abagatolika n'ibiri muri Bibiliya y'Abaprotestani ni kimwe. Ni ibitabo 27. Yego. Ibyo byo nta kibazo. Usibye ko yenda icyahindutse muri izi Bibiliya zose dufite, uko bipanze siko byari bipanze mbere, ariko ibyo nta kibazo kibirimo. Nta kibazo kibirimo. Icy'ingenzi ni uko ibitabo dufite mu isezerano rya kera nako rishya ari bimwe. Yego. Ibyo rwose nta kibazo kidasanzwe cyabayemo, ahubwo icyo turi buze kureba ni ukureba ngo ibyo bitabo koko tubona mu isezerano rya kera dufite ibihamya bigaragaza ko koko ari ibitabo byera byahumetswe. Reka duhere muri Matayo 28 ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 20. Turahasanga iby'ukuntu Yesu Kristo yabwiye intumwa ze 11, ubuke ko hari hamaze kuvamo Yuda, azibwira ko azihaye uburenganzira bwo kugenda zibwiriza mu mahanga yose, abemera bakababatiza. Nika tuhasoma aravuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Ahangaha ikintu kirimo cya mbere ni uko Yesu yabwiye abigishwa ko yahawe ubutware mu ijuru no mu isi, kandi si ubutware bucagase. Yarababwiye ngo nahawe ubutware bwose, yego, mu ijuru hehe no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Yego. Uburyo bwa mbere bwo kwigisha ni ukuvuga burya, ariko burya no kwandika ibyo urimo uvuga nabwo n'ubundi buryo. Yego. Kugira ngo abo
ubwira babashe kwandukura se cyangwa babashe kugumana ibyo uri kubabwira by'igihe kirambye. birumvikana. Isezerano rya kera rero na isezerano rishya rero ikintu cya mbere riranga ni uko ibitabo birimo byanditswe n'intumwa za Yesu muri izi 11. N'abatari intumwa za Yesu babanye nazo cyangwa se nazo ubwazo zahamije ko ibyo uwo muntu yakoze ari ibyanditswe. Yego. Dufate urugero, umwe mu bantu banditse ibitabo byinshi muri mu isezerano rishya ni Pawulo. Yego. Kandi Pawulo ntigeze abana na Yesu. Buriya ntabwo yabanye na Yesu. Yego. Ariko umwe mu ntumwa za Yesu, bamwe bajya batubwira ko ngo niwe wari umuyobozi w'intumwa za mbere, ariko ibyo nta hantu byanditse. Ahantu byanditse ahubwo iriya mpamvu dusanga Yakobo ari we wari umuyobozi w'itorero ry'i Yerusalemu. N'igihe bajyaga gukemura ibibazo byari byavutse mu banyamahanga, tubona ko Yakobo ari we wahagurutse agafata ijambo nk'umuyobozi, agatanga iki? Agatanga umurongo. Ariko si icyo nanigambiriye kuvugaho, ahubwo icyo nanigendereye kwa kwerekana ko Petero yahamije ko ibyo Pawulo yanditse ari ibyanditswe. Yego. Reka tugende dusome muri Petero wa kabiri ibice bitatu. Petero wa kabiri ibice bitatu tuhera ku murongo wa 15 na 16 havuga ngo iki? Umenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nyandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo byo kwihangana nyine. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi. Nk'uko bagira iki? Ibyanditswe bindi. Bivuze ngo n'ibyo bya Pawulo ni ibiki? Nabyo ni ibyanditswe. Nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Kumvikana? Ubwo ibyo bindi byanditswe bishatse kumvikana ko bitaba byera. Bishatse kuvuga ko hari ibindi byanditswe byari bihari. Ariko n'ibyo Pawulo yandikaga nabyo ni iki? Nabyo ni ibyanditswe. Ubwo hano duhise tubona igihamya cy'intumwa za Yesu ko zemeraga ko ibyo Pawulo nabyo yandika nabyo ari iki? Nabyo ari ibyanditswe. Ari ibintu byanditswe byera bikwiye kwitabwaho. Yego. Biri kumvikana? Kuko twabonye ko intumwa zo ibyo zanditse, ibyo zakoze zabiherewe uburenganzira nande? Na Yesu. Habiri kumvikana? Birumvikana cyane. Tubanje kubona neza ko ibyo inyandiko za Pawulo zose, ngo turavuga Abaroma, izo yandikiye Abaroma, izo yandikiye Abakorinto, izo yandikiye Abagalatiya, izo yandikiye Abefeso, izo yandikiye Abafilipi, izo yandikiye Abatesalonike, rimwe yandikiye Yuda, urimo byumva? Urwo yandikiye Filemo. Ziriya nzandiko zose ni inzandiko Pawulo yagiye yandikira abantu, kandi intumwa zazifataga nk'iki? Nk'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu natwe uyu munsi ziriya nzandiko Pawulo yanditse tuzifata nk'iki? Nk'ibyanditswe byera. Ubwo nari ngiye guhera ku murongo, noneho tugenda tureba buri gitabo. Yego. Sibyo? Duhereye ku bya Pawulo. Ubwo ibyanditswe na Pawulo byose tubonye ko burya ni ibyanditswe byera, kandi byemerwaga n'intumwa za zindi Yesu yahaye uburenganzira bwo kugenda zivuga ibyo babwiye. Reka dufate ahandi Petero avuga mu gice cya kabiri, nako Petero wa kabiri igice cya 19 avuga ko nabo ubwabo ahamya neza ko bari bafite ijambo ry'ubuhanuzi kandi ry'ukuri. Petero wa kabiri 19 haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Yego. Kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Pawulo nawe arimo arahamya ko ibyo barimo barigisha, ibyo bababwira ni ijambo ry'ubuhanuzi, kandi nibaryitaho rizabageza ku ntsinzi, rizabageza ku mucyo. Yego. Tugiye kongera kureba uburyo hariho imikoranire hagati ya Pawulo na Timoteyo,
na Luka na Mariko na Petero. abo ni abigishwa. Urumva hano impamvu turi buze kubona uwitwa Luka. Luka buriya yanditse igitabo cya Luka, ariko yandika n'ibyakozwe n'intumwa. Kuko twibuka ko burya Luka yari umudogiteri, yari umuganga. Uyu muganga rero hari bimwe mu bitabo yanditse cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ndetse n'ibyakozwe n'ibyakozwe n'intumwa, kugira ngo rero tubone ko uyu Luka ibyo yanditse yari abizi. Biradusaba ko tugaragaza ko hari aho yahuriraga n'intumwa, kandi Luka ibyo yandikaga byari amateka nyine y'ibintu. Turuze no kureba uko yagiye abisobanura. Reka dusome no muri Timoteyo wa kabiri ibice 4 turaya ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13. Paulo arimo yandikira Timoteyo, baramubwira ati Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye, shaka Mariko umuzane, kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko tukiko namaze kumwohereza muri Efeso, nuza uzaza n'umwitero i Tirowa kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane iby'impu. Hano Paulo yari arimo nako Petero Paulo yari arimo yandikira Timoteyo amubwira ngo uzanzanire Mariko. Aha twibuke ko Mariko mbere bigeze kujyana na Barinaba, sibyo? Yego. Bagiye mu rugendo rw'ibwirizabutumwa, bageze mu nzira Mariko abivamo. Abivuyemo yisubirira inyuma. Abivuyemo Mariko ashaka kongera kuza kugaruka nyuma yaho. Paulo yanga ko bakorana. Kubera yuko yamufataga nk'umuntu wagambaniye ukuri, akabata mu murimo akagenda. Yego. Barinaba uwo yemera gukorana na Mariko, ndetse bituma habaho gutandukana hagati ya Barinaba na Paulo. Paulo na Barinaba nako akoze cyane. Bituma habaho gutandukana hagati ya Paulo na Barinaba. Bapfa Timote. Bapfa Mariko nako. Bapfa Mariko. Igihe rero Mariko yagarukaga nyine durumva byateye gutandukana. Ariko igihe cyaje kugera, noneho Mariko na Paulo bariyunga. Niyo mpamvu hano turi kubona Paulo ababwira Timoteyo ati shaka Mariko umunzanire, kuko agirira umumaro wo kunkorera. Kuki akajambo nk'aka tuba tukagarutseho? Hari ahantu tuzasoma mu byakozwe n'intumwa ko Paulo na Barinaba baje gutandukana. Yego. Ariko habita bitwereka ko baje no kugira igihe abantu bashobora gushwana mu murimo bapfuye ibintu runaka, kandi rimwe na rimwe riri n'ukuri, sibyo? Bakabipfa rwose bakanatandukana ntibakorane. Yego. Ariko ntibivuze ko igihe kidashobora kugera ngo abantu bongere bihuze uwo muntu yamaze kwihana, uwakoze amakosa yamaze kwihana. Yego. Sibyo? Yego. Kuko Paulo Barinaba yaje kwereka Paulo ko uyu muntu ugarutse koko yakoze ikosa, ariko byashoboka ko yihannye, reka tumuha amahirwe. Yego. Barayamuhaye, kandi Mariko yaje kugaragaza ko koko ari uw'ingirakamaro. Nicyo gituma hano Paulo avuga ngo abwira Timoteyo ati shaka Mariko umugire gute? Umunzanire. Hano amubwira ko agomba no kumuzanira ibitabo by'impu, ariko hano iyo ugiye gusoma mu Cyongereza usanga ko ni ibitabo by'impu ariko bitari byanditseho. Byari kugira ngo Paulo ajye abona uburyo agira gute? Yandikira abantu batandukanye. Twabonye za nzandiko yagiye yandika, sibyo? Reka tubone muri Petero wa mbere 5:13. Itorero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatashya, na Mariko umwana wanjye nawe arabatashya. Urumva Mariko yakoranye na Timoteyo, ariko kandi arongera akorana nande? Na Paulo. Ubwo bihise bitwereka n'uburyo burya yavanjiri cyangwa se bwa butumwa bwiza bwanditswe na Mariko bufite aho bukomoka. Yego. Urumva bibabuha agaciro, kuko Mariko ni umuntu wakoranye nande? Na Petero. Ni umuntu wakoranye nande? Na Paulo, wa wundi Petero yemera. Ndetse amateka agaragaza ko Mariko Bibiliya yanditse
ushatse iriya butumwa bwiza bwanditswe na Mariko bavuga ko bwanditswe na Petero, ariko biriya yanditse n'ubundi nibyo nawe yagiye akurikirana, kuko we no mu gihe cya Yesu burya yari ahari, yego, sibyo? Ariko kandi yanabanye n'intumwa za Yesu, yitwa Petero, barabanye, urabibona hano, umwana wanjye, burya umuntu ajya kumwita umwana we kuko ni umuntu baranye by'igihe kirekire, kandi Petero yari umwe mu ntumwa zikuze, sibyo? Rero ngumva ko niba n'ubutumwa bwiza bwa Mariko bufite umurongo, sibyo? Gusa ariko okay, sinzi niba natandukiriye, ariko waza kutubwira n'impamvu buriya butumwa bwiswe ubutumwa bwiza, impamvu bwiswe ubutumwa bwiza, abana bantu ko ari bane, Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Impamvu byiswe ubutumwa bwiza ni ukubera ko nyine byavugaga Yesu. Yesu ni inkuru nziza ku batuye mu isi, yego, kuko biriya bintu bivuga inkuru ya Yesu gusa, kuva avuka kugenda azusa agasubira mu ijuru, yego, nicyo ziranye inkuru zivuga. Kandi Yesu ni ubutumwa bwiza dushyira bari mu isi cyane rwose, ko Yesu yaje mu isi akaba imibereho yo gukiranuka, akanapfa urupfu rwari rwarateganyirijwe umuntu, agasubira mu ijuru, akazuka akajya mu ijuru, bityo umwizeye abasha kubabarirwa ibyaha kubera Yesu yamupfiriye, abasha kwambika gukiranuka kuko Yesu yakubayeho hano ku isi, yego, bityo akagaragara imbere y'Imana nk'umukiranutsi. Yego, twakomeza. Aha rero nari ndimo ngenda nkwereka uburyo habayeho kwandikwa kw'isezerano rishya, ariko rikandikwa n'abantu babifitiye uburenganzira. Reka noneho tugende dusubire inyuma, tugende turebe. Ninde wanditse Matayo? Ni Matayo, wa wundi wabanye na Yesu, umwe mu ntumwa za Yesu, we yari arimo asohoza inshingano yahawe. Ninde wanditse Mariko? Ni Mariko, wa wundi wabanye na Petero, yego, uri kumva? Ninde wanditse Luka? Ni Luka, wa wundi wakoranye n'intumwa, kuko we noneho wumva n'ukuntu yanditse Luka mu itangira, yandikira Teofili, yanditse ngo iki? Yaranditse atangira urwandiko nako ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, yaranditse ngo abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imbaho kibyemewe natwe twese, natwe rwose, nk'uko twabibwiwe n'abahereye imbere bigitangira babyibonera ubwabo. Urumva? Nk'uko twagize gute? Twabibwiwe n'abahereye imbere bigitangira babyibonera ubwabo. Ubwo ni intumwa, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Luka yanditse ibyo yabwiwe n'intumwa za Yesu. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofilo mwiza rwose, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Aha byumvikanye? Birumvikana. Aha rero Luka ibyo yanditse bigira agaciro kuko avuga ibyo yabwiwe n'ababanye na Yesu, n'intumwa ze. Yohana we yari umwe mu ntumwa 12 nako 12 zaje kuba 11. Urabona ko Matayo, Mariko, Luka na Yohana birasobanutse, nta gushidikanya gukwiye kubibaho, kandi ni inkuru nyine bavugaga z'ibyabaye, nta guhimba kundi kurimo, sibyo? Ibyakozwe n'intumwa nanone, uretse wumve ahatangira ukuntu havuga Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. Ninde wari warandikiye Teofilo? Si Luka? Ni Luka. Muri barabane nituza kureba tubaza gusanga Luka niwe muntu wanditse yandikira Teofilo, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ayabonekera ari muzima, ahatanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami Imana. Urumva hano Luka n'ubundi
agiye gutangira, yandikiye Teofile ariko arimo aramwandikira agiye kumubwira ibyabaye uhereye igihe Yesu yari amaze kuzuka agiye kujya mu ijuru ndetse n'iby'intumwa zakoze. Icyo gituma cyitwa ibyakozwe n'intumwa, nabyo byanditswe nande. Urumva ko nacyo nta kugishidikanya gukwiye kubaho. Igitabo gikurikiraho ni Abaroma. Abaroma twabonye ko Petero yahamije neza ko uwabanditse ariwe Pawulo, ibyo yanditse ari iki? Ari ibyanditswe byera. Tugiye tuva ku Baroma turajya ku Bakorinto ba mbere n'aba kabiri, turava ku Bakorinto ba mbere n'aba kabiri turajya ku Bagalatiya, tuva ku Bagalatiya bose banditswe na Pawulo turajya ku Befeso, bose bandikiwe na Pawulo, turajya ku Bafilipi nabo ni Pawulo, turajya ku Bakolosayi, turajya ku Batesalonike, turajya kuri Timoteyo, turajya kuri Filemoni, sibyo? Turajya kuri Tito, turajya ku Baheburayo. Biri kumvikana? Niturangiza tugende tugere kuri Yakobo. Yakobo nawe yari intumwa ya Yesu, sibyo? N'abandi yari umuntu nawe yaranditse. Akona bivuze ngo we ntabwo yanditse ibya Yesu gusa n'ibindi. We yandikiraga itorero. We yandikiraga itorero. Sibyo? Ahabere gusa. Turagenda tujye kuri Petero wa mbere na Petero wa kabiri, nawe ni itorero yandikiraga. Tujye kuri Yohana wa mbere na Yohana wa kabiri, ndetse tuze no kugera kuri Yohana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, tujye no kuri Yuda. Tukiri kuri Yohana se, Yohana atandukana n'Yohana wo mu butumwa bwiza. Ni ba Yohana bumwe na Yohana wanditswe. Hari ba Yohana babiri. Hari Yohana waje nk'intumwa ibanziriza Yesu, nawe waje abwiriza iby'uko Yesu agiye kuza. Integuye nguwo nta gitabo dufite hano yanditse. Yego. Ibi bitabo byose tubona byitirirwa Yohana, uhereye kuri Yohana ubutumwa bwiza ukajya ku nzandiko 3 ukajya no ku byahishuwe. Yohana wa wundi ukundwa intumwa ya Yesu, bivugwa ko ari nawe wari mutoya muri izi ntumwa zose. Yego. Hano hakaza noneho n'igitabo cya Yuda. Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo. Uyu ni Yuda imbata ya Yesu Kristo, akabona mwene se wande wa Yakobo. Urabona ko ibitabo byose dufite hano ni ibitabo uko ari 27 bishingiye ku bantu koko bavuga ibyo bazi. Yego. Ku bantu koko bari bafite ubushobozi n'uburenganzira bahawe na Yesu bavuga gukora ibyo bintu, n'abatabufite ugasanga barakoranye nabo. Ndetse Pawulo wanditsemo byinshi we bikagaragara ko Petero yemeje ko yanditse ari byanditswe. Hari ibintu dusoma muri Bibiliya ntitwumve impamvu yabyo. Nk'ubu byari kutugora iyo tutaza kubona nk'iyi nyandiko ya Petero yemeza ko ibyo Pawulo yanditse ari iki? Ari ibyanditswe byera. Ariko Imana ifite impamvu Pawulo yagiye na Petero yagiye kwandika akakana kagashyiramo. Yego. Imana ifite impamvu, ntabwo yari gusa. Rero turi kubibona ko ari nk'ikizibiti. Ni ikizibiti, urakoze cyane. Ni igihamya kidashidikanywa. Rero Pawulo n'abandi tubona banditse isezerano rya kera, ibyo banditse ni ukuri. Yego. Ni ukuri ndetse kudashidikanywaho. Ndetse ibyo banditse bamwe n'impuguro batangaga, abandi ni amateka basubiragamo. Ni ibintu bidufasha kurushaho gusobanukirwa n'uburyo abakurambere bacu bakoranye n'Imana, ndetse n'uburyo nayo yakoranye nabo. Muri make bemeye kwibakoresha, nabo barayikorera, kandi n'ingaruka byagize muri icyo gihe bidufasha natwe kumenya uburyo twakorana n'Imana muri ino minsi yacu, ndetse n'inyungu tubifitemo. Yego. Ndetse isezerano rishya risozwa n'igitabo cy'ibyahishuwe ritubwira amateka y'isi uhereye mu gihe cya Yesu ukagenda ukazageza igihe Yesu azaba agarutse, ndetse bikanatubwira n'uburyo azaza akajyana abamwizeye bakagenda bakabana mu ijuru imyaka 1000, bakazagaruka bakazaba mu isi ubuziraherezo. Ndetse iki gitabo kinatwereka amaherezo n'amateka y'iyi si, amaherezo y'amateka y'iyi si na nyuma y'isi, ko hazabaho indi si nshya. Iki gitabo kitubwira amateka uhereye ku itangiriro
navuga se ry'iki ry'umurimo wa Yesu. Eh. Umurimo wa Yesu mu buhe buryo? Hari uwo yakoze ari mu isi, ariko hari n'uwo yatangiye gukora igihe yaragiye hehe, igihe yaragiye mu ijuru. Kuko hano dutangira batwereka Yohana ari hagati y'ibitereko 7 n'amatabaza 7. Imana itangira kumwereka iby'amateka y'itorero, uhereye mu itorero rya Efeso rya mbere ukaza ukagera ku itorero rya Laodikiya, ari ryo itorero riheruka amateka yose. Yego. Ayo mateka rero yose tuyasanga hano mu byahishuwe. Numva rero ibitabo byari ngombwa. Ese kuki ibyahishuwe ubona ari igitabo kijimije kidasobanuka cyane, ni ukubera iki? Niko Imana yabishatse kugira ngo abantu bafate umwanya wo kubyiga barushaho gusobanukirwa ibyayo. Ariko nyine ni ibyahishuwe. Urumva ni uko bidasobanutse, ariko bumva bizimije n'ubundi. Bumva bijimije kubera ko nyine Imana ishaka ko twicara dukoresha ubwenge bwacu tukiga amateka y'isi, tugasobanukirwa n'ubuhanuzi nyine. Bivuze ngo wicaye neza wakisobanukirwa cyane cyane. Umva, murakoze cyane. Ndumva isezerano rishya ahanini rivuga ku nkuru ya Yesu cyane. Isezerano rishya rivuga ku nkuru ya Yesu n'ibizamukurikira. Kuko urumva batubwira inkuru ya Yesu, uburyo yaje, uburyo yapfuye, uburyo yazutse, uburyo intumwa ze zakoze umurimo, uburyo intumwa ze noneho zaje no kugera ku rwego cyane cyane Yohana rwo kwandika ubuhanuzi bw'ibizaba. Yego. Buriya ni nayo mpamvu Bibiliya yarangije kwandikwa. Nuko Bibiliya icyo yari igendereye kwari ukuduha imikoranire y'Imana kuva umuntu akiremwa kugeza acunguwe. Yego. Ndetse no kutubwira ibizaba nyuma yo gucungurwa, ko ariyo mpamvu dufite igitabo cy'ibyahishuwe. Sibyo? Yego. Kandi ibyo bigakorwa n'abantu babanye na Yesu bamusobanukiwe neza. Hano cyane icyo by'ibyahishuwe. Yego. Buriya dushaka kumenya neza amateka y'iyi si n'iherezo ryayo, dukwiye kwiga ibyahishuwe tukabifatanya n'igitabo cya Daniyeli. Yego. Umva, nta kutagize uradusobanurira cyane, ngira ngo isezerano rishya rirushijeho kumvikana cyane rwose. Ndagira ngo nsabe abadukurikira kugira ngo bajye banyuzamo batuhereze nuko nabo babizi, nuko babumvishe ikiganiro cyacu. Tukiri hano twabonye uburyo isezerano rya kera ryashyizwe hamwe n'abayuda ubwabo, cyane cyane uwanyuma washyize isezerano, ibitabo by'isezerano rya kera byemewe nk'ibyera, wabishyize ku murongo ni Ezira na Nehemiya, na Yesu araza arabyemeza. Yego. Natwe tubona neza ko mu isezerano rishya intumwa ubwazo ibyo zakoze zari zariho uburenganzira na Yesu. Sibyo? Uri kumva? Noneho n'abandi banditse batari izo ntumwa zarabemeje. Bivuze ngo ibi bitabo byanditswe na Pawulo n'intumwa mu gihe cy'intumwa byafatwaga nk'ibyanditswe byera. Uko tuvuga ko Pawulo yanditse ngo nk'uko bagira ibindi byanditswe, nk'uko bagira ibyanditswe bindi. Bivuze ngo ibyandikwaga nabo babifataga nk'ibyanditswe byera, bagomba muri make babifataga nk'ibigomba kubayobora. Mu yandi magambo, sinzi niba mbyumvise neza, nyuma y'intumwa nta kindi gitabo cyera cyabayeho. Ntacyo. Nta kindi gitabo kigeze kibaho cyashyizwe muri Bibiliya. Nicyo tuma hatoranyijwe ibingibi, nuko ibingibi ari byo nyine abakirisitu ba mbere bahereyeho batwara nk'ibibayobora. Yego. Ahangaha noneho birumvikana cyane. Ngira ngo ubutaha icyo tuzareba, ubutaha tuzareba noneho intumwa zimaze gusaza. Sibyo? Twabonye ko isezerano rya kera ryo ryari rihari, isezerano rishya naryo ryabonetse. Ni gute noneho byaje kurangira biriya bitabo byo mu isezerano rya kera n'ibyo mu isezerano rishya bishyizwe hamwe bikabyara Bibiliya imwe iyi dufite? Ese wa mugani byagenze bite? Kugira ngo nicyo tuzigaho mu cyigisho cyacu gitaha. Naho ubutaha. Okay. Turabakumbuje rero naho ubundi ikiganiro cyacu nakagaruka. Reka dushimire mwene data wadufashije
gutegura ibyigisho kugira ngo birusheho gufasha benshi, kandi nkeka ko bidufasha kabisa. Reka nk'uko twatangiye dusenga, nsabe mwene data n'ubundi adusoreze mu isengesho, ubundi ibiganiro byacu tube bararikiye ibiri imbere. Data mwiza, tugushimiye uburyo batubanye, ukaba wongeye kutwibutsa ko ibyo wandikishije byanditswe n'ababifitiye uburenganzira, kandi ko dukwiye kubigenderaho nk'ibyatuyobora mu bugingo, nk'ibyatuyobora mu nzira tugeza ku bugingo. Ibyo biherwe icyubahiro. Amen. Turasabira kugira ngo abantu bose badukurikiye natwe tudasigaye, turusheho kugirira icyizere ijambo ryawe. Nibyo dusaba ngo biduhere hamwe na bagenzi bacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen.